uyu ese waruvamenye ikibazo afite umagize hano se ubona mose nta bintu ubona bizoba ibi byo ni ibiki uraho kari mu nda we uraho neza baka amahoro y'Imana bane nawe noneho wambaye ibikira wambaye ibiti ko mbona mbona wambaye ibintu by'ibikoti mbona nta kantu urwaye ubinyobere reka rero umusetse kari mu nda dore ejo bundi ntembere hari mu gatondo bose nzindutse njya kurebaho akahiye cyangwa bwire nahuye n'umwana ukeye nuko byabindi byanjye byabindi byawe nzuko gusa hehe se bwawe umva nkubwire jewe ntago mpeheta kuri iki ndetse no guheheta ndaheka uheka iki turabyara ariko wakabya we ntabyuze kandi ikindi mba ntanga umuganda utangira n'ubufasha none se bigatuma se ndi kuruzi wambaye nimbara make asa wacecetse kubivugisha amatama abiri uzi byari ubu nashize uri kugutekerezaho wantunguye ni umwana ni umukiza umwana nuko namwese umwana ariko nejya sopa sha sinakurahiye none ntureba intandaro yawe aho ivuye mwese wahuye nacyo mu nzira muhita mubisoreza mu nzira aha ibyo nibyo nashakaga kukubwira rero cyakugira urahera utabara ya nyana y'imbwa bita umutezi umuki umutezi utera iki rahera katari wowe utera iki ubuze ukuntu ndi kujojoba urawuzi se ahubwo jyewe ko umunyarwanda gutonyanga se gutonyanga mama nakuyeho gakeya ibintu wabona bigiye gupfusha use tugiye gusigarana ahubwo uri gutonyanga ute ahubwo karimo gutonyanga mu maguru harakaraya nseke rwose ubishaka se ahubwo ariko nkanakwereka ariko ubundi ntabwo jye nabasha no gukora nyine gake ikibazo ufite urebeho kandebe hari igihe naba nzi n'umuti cyangwa nkanakurangira yewe oya reka rugende reba nashize rwose yewe kakari mu nda ndagendesheje none se imitezi igitonyanga ibintu by'amashyira bimeze uko byajojobye hano hasi ndabizi uza ahantu none se biri guturuka muri ruguna bataka warebye se neza ntabwo warebye neza uza ahantu nari ndi kwerekeza ubuse oya jye mfite ikibazo nicyo niri gutonyanga nanjye byantunguye nkubwije ukuri ntabwo mbizi byantunguye umva nagiye kera none se ubu usigaye he wagiye kwa muganga se kutampamagaye se kimara kugufata nkurangire hari umugabo bita suramuzi umugabo bita Mfuru urajya umwibuka buriya ahubwo hari koraho rikaka natuye muri kaga korosi ko hirya hariya atuye ahantu umugabo ndimbata ko ayoboye umudugudu uzi ko
ariwe nari kuzamuka njya kureba ariko nashize nakubwiye irongorana ryawe karonkusetse kari mu nda reka nkusetse buriya bunyereri niyo wateka ibuye rigashya ndarahiye jewe makatanyi nzabunyereramo kugeza mpfuye. None se uzabunyiramo wapfuye wagiye warangiye ubusuzigaranye ana hari amazuba yabiro waratse mpore na mpfuye uruhe arancanaho riraka. None se aragucanaho bitume biriya bisupusupu byawe ahubwo se ndaza ntahindutse urwembe hari aho zagiye ejo nzajya nshyiramo imibare ubu ngubu ni inkura na mpfuye uruhe akancanaho rikaka. Urumva iminsi umaze wambaye amajipo nimba ari amakoti wambaye ubusa ameze nk'ayandi ya mama wawe. Mama wanjye urabona yakuguru mwagiye mure ubone aya ni nk'ayandi umugore wawe. Nta umugore wanjye ntiyakwambara ibyo imyenda ugira nzi ukirirwa utonyangira n'umuhanda utera ibintu ahubwo simya kuba wasaruye aho hantu hose wanyarukiye ngaho umukobwa uriye urabazengurutse n'abandi bo kwakana mugire n'ababonye kwa ngenda banyukwa hahandi wabo ko nabo njya kumenya ahubwo se kakandi mwari kumwe bakarabudiyani naho hariyo nawo bamarimo barakuvugaho abo bose kanteye amero ariko kanteye amero kandi mwari kumwe ejo bundi hari n'agakobwa none se arashaka kugira ngo unajyeyo naho aho do barereba umunini nta twari inshuti ngeze kwa mvuye uruhe se ugira ngo mvuye uruhe ahubwo tumeze nk'aho twari turi kumwe nari ntambitse nawe tamika ariko yarameze nk'aje muri aka gakaritsiye ushobora no guhura nawe rwose ntibi nagutangaje cyane arakoraho rikakagomba kukuvura ariko ndakubwiye ngo icyo kintu uzongera kugitekereza ukuntu umeze uri kunuka sasa rero se uri kwiyumva uzi umwuka ufite wari bwumva ntimbwa yapfiriye ukahanyura inuka ukagenda uzunga umuhanda tinukira ndanazunguza n'umurizo wawuzunguza uri he wajojogeze awuzunguza utibereye ndandumvururu candigi ntaho ntaho ufite umurizo ukuye ntaho rwose uyu ruhenda nagira amahirwe kampaye nkareba niko uru urakomeye iki kigabo ntabwo kizapfa nanjye buriya nanyuze ari hirya hari agati narindi gushaka nakabonye ibiti kubera byanumye wa muntu we kugira ngo hari imbeba ntizizanaturira mu binani twirwa tuzenguruka duhiga imiti wa muntu wese ko ibiti byanumye n'imbeba hari nubwo zashirika zingiye n'amaguru wose abapfuse kugira ngo baranabuze abapfanye babuze kandi se ko rutigera ko nta konjuru rugira kugira ngo umuntu yabona atanagwengeye ari ukubara ubukeye se abagwengera ko gwengera yarwaye yaheze mu nzu kwa muganga uyu mushuti wacu uyu ese wari bwamenye ikibazo afite umagizano se ubonamo se nta bintu ubona bizodoba ibi byo ni ibiki ndebera gifite n'agahu naho gereje akora ngo ese uyu muntu uko wamugana uhagaze mu kare yewe nuko ari ya nshuti yanjye umva amazuru nuko nasanze nta bupfukamunwa nagendanye ariko uyu mugabo aradushebeje uyu se ngo yarwaye afite ikibazo ngo yaraje kukureba da niwe narinje kureba uzi ko ari wowe ujya ubimfashamo wangeragereje ukareba ukuntu wangenza wongeye yangeso yawe ariko si yihe mbere rero uyu mugabo cyo kora nta kintu n'untera icyashara wa mugari ariko noneho wakushobora kuvunira umuheto irakunkumuka mbona ari yukoshye ubwo se iracyariho reka ikibazo ntiwafasha ntumfasha ni ukuvuga ngo umfasha umutwe wacakaguritse hazima ntabwo wazongera gutera si unubona ukize irya none uzongera ndakora hegewe makatanye nzakomeza mbakatakate mbakata mpaka none se ko uyu muntu buriya rero kari mu nda iyo umuntu avuze ngo ngiye guteka abazi n'ukuntu azategura
ubwo komeza unyitungire ku mafaranga ese ko mbona umwuga wiyemeje ni ibihumbi 10 none ntago nongera gufata wajya gusukisha nagira ngo ni nk'impanuka wenda uba ugenda winige ni ibihumbi 10 ariko ndakumvikane ubwo ndeba twenda kungana ariko ejo bundi nkugeraho 5 igihumbi 15 20 nubwo wagira ngo ushyiremo kuri inshuro nyongeza nawe wongeze nkuvurira ubusa ubu siyo nirwanira ukanka muginani nshaka umuntu tuba turi kumwe kananire bene wanyu ndanarambiwe yewe karimunda gumana n'umurwayi wawe ugende no kwa muganga yararimo asaba serivisi ngo mujyane kwa Karimunda urumva n'ishini barafite ugende reka njye nigendere mujyane kwa Mfuyuru oya mukomezanye kwa muganga nawe bagende bayari Mfuyuru reka twumvika aya n'umunane fata umuntu umwiteho ndayaguha ni wowe ndayaguha arakwamanga ibitse ko navanse ndebe ko nabanza nkanywaho n'urwagwaye utantera n'umwago kuko akagahuye ufite ndayaguha tumamara n'ukwezi tugende bakagahuye numva kari kuzenguruka kakarenga ibikoti kagenda akatanye nta muntu ukiturimo ntawe reka nkubwire karimo nari nkubwiye nti gumana n'uyu murwayi wawe cyangwa se umwohereze no kwa muganga dore ngenda ndabona ibintu byo uko ndumva n'ingeso adashaka no gucika ku ngeso yego wenda iyo ngeso ye yari intunze yazaga ndebera 2 andebera 5 avuga nti nta kundi ariko rero kuri iyi ncundo ufite naga ugenda ujye kwa muganga bagucumita rwa rushinge rumeze rumwe batera imbwa ibisazi wumva ukuntu rumeze warumemukiye none si kandi kubyo ni ukubwira ngaho bandoga kare muntu zana cyangwa kuguriza nakubwiye do umuvuzi tugira hano muri uyu mudugudu Karimunda nshuti yanjye ndakumva wandwanyeho urabizi ufite kakamasa kawe nimbona nkizirya none nzahera ku bana bakiri bato ngenda mbituka kandi rega ibi bimbayeho na amateka reka umva makatanye ariko muri kumambagarika mu mukana kandi mfite nakandi kazi mfite no kujya guca ubwatsi bw'inyana oya nawe arimo aravuga mumvikane nyine mu mpaye amafaranga nigende ubwo ntacyo ndaje tumvikane ntabwo uri kumureba ngo ndaza kugeraho nimuyampe oya ndaje kugeraho niwe mumpaye avance ya 5 ndaje nkugereho tubyumvikaneho urumva ko arakana shaka ko mukemurira ngura ubwo rero reka mbe manuka mube mubitekerezaho ingendo mugiye kugura na simbizi reka mbe manuka ubwo nimuyabona muraza kunsanga mu rugo nta kundi ngamurwanaho ariko nawe ugabanye icyo giciro ugabanye icyo giciro we ibihumbi 10 nibyo ngibyo niyanga zamuka none se ubwo nashyiraho ayipikipiki agashyiraho ayiki yo kwa muganga ayibizamini bakamufata transport ubundi se ubyumva ugenda rero bagushunyura umuntu w'umugabo ngana ari umuntu ukigwara umutezo wagaterwa ubusa reka nge ariko si wowe wanyimye kagashashisha oya ntacyo bwo mubyumvikanaho muratanga mu oya ntacyo mvuruye ngaho turavuga natwereka namamagara turebe wowe tugende ngiye kureba ko gatungo ukampema amafaranga ndaguhanga none wabanza ndaguhanga 30 nta kibazo urebe ukuntu bigenze turumvikana oya nta kiri kumvikana uratunaniye turumvikana oya gende